Kristo nashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Muri iki gitondo wowe tubana mu mwanya wa none bature, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, nshuti zanjye, ni ukuri muri iki gitondo ndabasuhuje kandi ndababwiye ngo munyemerere dutangire iki cyumweru tubwira Imana ngo izahatubere, Imana izahadukandagirire, Imana izatuvuganire, Imana izaturengere. Twayibonye mu minsi itambutse, yongere igaruka igire ikindi kintu ikora ku buzima bwawe n'ubwanjye. Mbere ya byose, mbere yo gusaba Imana ibyo, ariko ubanza uyihereze icyubahiro. Imana ni ishimwe yo izinze ijoro ikazingura amanywa. Imana ishimwe yo yakwimanye, Imana ishimwe yakwimanyira ijoro, Imana ishimwe yongeye kuvuga ngo baho ukaba ubayeho, Imana ishimwe umukozi w'umuhanga, Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera ubanze Imana nawe, wiragize Imana, uyiragize ubugingo n'umubiri byawe, uyiragize abawe n'ibyawe, ni ukuri ubishinganishe mu budahangarwa bw'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ihakubere kandi Imana ihagarare hagati yawe n'ababisha bawe. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Rero nejejwe n'Imana cyane mu mutima wanjye muri iki gitondo dutangira iki cyumweru. Numvise Mwuka Wera anyongorera ikintu cyitwa urugero. Imana irambwira ngo wumva uri rugero ki? Ese wumva imirimo ukora iri ku munzani ipimwe yagera mu kigero kingana iki? Imana numvise imbwira ngo ese muba mu bantu mubana, iyo mutandukanye ugiye nyine utandukanye nabo, ndavuga iyo gurupe ubamo ugendamo, iyo mutandukanye basigara bagufataho uruhe rugero? Urugero bishimira ku byo ukora ni uruhe? Ese wowe ubwawe icyo wakirata ko uri urugero runaka, uri example, uri urugero ruhe? Uri urugero ruhe mu murimo w'Imana? Uri urugero ruhe mu byo ukora? Urugero Imana yakurebaho ikakwirata ndetse ikagushima wowe ubwawe? Ni rugero ki? Ni rugero ki mu byo ukora? Uri urugero ki? Ubona muri gurupe ubamo hari urugero rwiza, hari ibintu ukora ku buryo uri example nziza, uri urugero rwiza ku buryo abana bawe bibahesha ishema, ku buryo abantu mubana mu rugo bibahesha ishema ibyo ukora. Nakubazaga ngo uri rugero ki? Uri rugero ki? Ibyo ukora bifite urugero ki? Bikumariye iki? Ese imbere y'Imana bifite musaruro ki? Uri rugero ki? Nakubazaga ngo uri urugero ki? Rugero ki? Example. Mbwira uri example yihe muri sosiyete, mu muryango wawe, mu itorero aho usengera, uri example yihe? Cyangwa iyo bagiye gutanga example y'abananiranye, ni wowe batangaho urugero. Imana itugire neza, Imana idusange. Nyemerera rero muri iki gitondo tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Ni igitabo cya Salomo, Imigani, ibice 11. Umurongo wa mbere handitse ngo urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka. Urugero rw'uburiganya, urugero rwo kubeshya, urugero rwo kwambura abantu utwabo, urugero rwo kwimura imbibi ugashinga mu butaka bwa mwene so, urugero rw'uburiganya, urugero rwo kutishyura umuntu utwe kandi yaratuguhaye wowe ushonje ubabaye. Uyu munsi yakwishyuza, yakubwira ngo umwishyure ukamwambura. Ijambo ry'Uwiteka Imana Nyiringabo ngiri rivuganye nawe muri iki gitondo cya kare ngo urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka.
niba uri urugero utangwaho urugero rw'umuntu w'umuriganya, umenye ko bikomeye cyane. Ubwo uri ikizira imbere y'amaso y'Imana. Nimba wambura abantu utwabo, ubwo tayari uri ikizira. Niba waranze kwishyura umuntu ku bwende udabuze ubwishyu, ubwo wikururiye akaga, uri ikizira. Ijambo ry'Uwiteka Imana rivuze ryeruye ngo urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka. Ikintu cyose wakora uriganya mwene so, icyo kiba ari ikizira ku Uwiteka. Urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka. Birashoboka ko nta muntu wundi usagarira mu bindi bintu bibaho, ariko ukaba uri umuriganya, ukaba utwara utw'abandi, ukaba wambura utw'abandi, ukugurije ukaba utamwishyura, uri umuriganya yewe, uri umuriganya, uri umuriganya, uri umuriganya, uri umuriganya. Kandi umuntu uriganya abantu atera intambwe yo kubeshya, yakinjira mu kindi cyaha cyo kubeshya. Uburiganya bukomatanyije ibintu bitandukanye. Iyo wariganyije abantu benshi ugasanga amajwi aguhuriyeho ari menshi, hari igihe abadayimoni baguteza n'icyaha cy'urwango, ukavuga ngo aba bari bapfuye nkaruhuka. Rero uburiganya ngo ni ikizira, kuko gikurura ibyaha byinshi bikisukiranya ku buzima bwawe. Imana muri iki gitondo igusange. Uri rugero ki? Ese aho ntiwaba uri urugero rw'umuriganya? Ese ntiwaba uri urugero rw'umusambanyi wirirwa usenya ingo za bene so, uriganya umugisha wa bene so? Ngo urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka. Ese uri rugero ki? Uri rugero ki? Ntiwaba uri karuteranya, uri urugero rw'umunyamagambo? Uri rugero ki? Ngo urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka. Ndongera ndakubajije ngo uri rugero ki? Ko Uwiteka Imana avuze muri iki gitondo cya nonaha ngo urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka. Aho ntiwaba warikururiye akaga, aho ntiwaba warakoze uburiganya bukakuzanira ibindi byaha bikisukiranya, ukaba warahindutse ikizira imbere y'Uwiteka. Ariko ndagira ngo nkumare ubwoba, Yesu aracyari ku ngoma, aracyateza amaboko ngo wihane. Niwihane Imana irakugirira neza. Amaraso ya Yesu Kristo arakozaho ibyo bizira byawe byose. Imana itugire neza, Imana idusange. Ngo ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Umuntu ugira ukuri muri we, umuntu ukora iby'ukuri, ngo ibyo binezeza Uwiteka Imana Nyiringabo. Ibyo binezeza Imana kuba uri umunyakuri. Ibyo binezeza Imana kuba ukora iby'ukuri. Ibyo binezeza Imana kuba ugendera mu nzira y'ukuri. Ibyo binezeza Imana yewe. Imana ishimwe. Ngo ibipimisho by'ukuri ngo biramunezeza. Ibipimisho ni bya bintu ugenda ukora by'ukuri, ukagenda ukora ibintu by'ukuri, ukagenda wihana uburiganya, ukagenda ukora yego yawe ikaba yego, ukagenda ibyo uvuga bikaba mukuri, oya yawe ikaba oya yewe, ukagenda yewe ukagira ibipimisho by'ukuri. Imana ishimwe. Ngo ibyo bipimisho by'ukuri binezeza Imana. Ibyo bipimisho bitarimo rata, ukubeshya binezeza Imana. Ibyo bipimisho bitarimo kubeshyera abandi binezeza Imana. Ibyo bipimisho bitarimo uburiganya binezeza Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibanezeze. Mwirinde icyaha n'igisa nacyo. Mwirinde icyabatandukanya n'ubwiza bw'Imana. Mwirinde icyabazanira guhumana mugahinduka ibizira mu maso y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ikuzuza imbaraga zo gukoresha ukuri, kuko dusanze ibipimisho by'ukuri binezeza Imana. Ni ikuzuza imbaraga Mwuka Wera ndamwinginze muri iki gitondo akududubirizemo imbaraga zikubashisha kuva mu cyaha cy'uburiganya winjire mu cyaha cyo kwera imbuto zikwiriye abihane. Yego yawe ibe yego, oya yawe ibe oya. Wuzure ibipimisho by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom. Muhahe muronke. Imana izabane namwe muri iki cyumweru dutangiye. Umucyo w'Uwiteka Imana azabavire. Muzabona Imana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Imana ibuzuza amashimwe. Shalom.
izina rya Yesu niryo riruta ayandi yose